mwaramutse abari mu gihugu cyacu bari ku migabane imirimo yawe ukora. turabizi ko hari abakangutse ndetse abandi bwakeye, tubahaye ikaze n'ubundi ni wa mwanya udasanzwe abakurikira gusengerwa mwese tubahaye ikaze muri kano kanya. N'ubundi nabwiye ko nzajya mbazanira abashyitsi batandukanye bababwira ahantu Imana bavanye, bavuga iby'Imana bavanyemo, bavuga kuntu Imana yabimanye. Turi kumwe na mushiki wacu n'ubundi umubyeyi, turi kumwe nawe asuye gusengerwa, afite ibintu byinshi Imana yamukishijemo. Hari umuririmbyi waririmbye avuga ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba, ngaho hose niko harushya umutima, ngo ariko ngo njyasaba Uwiteka kugira ngo afashe, ngo Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Imana ishimwe. Nshuti ukurikiye gusengerwa uri muri kano kanya, ahari Imana ihagurukije abantu kuri gusengerwa kugira ngo nawe ahantu uri ubohoke mu izina rya Yesu. Imana ihagurukije ababyeyi, ihagurukije abagabo, abapapa, abasore, abantu batandukanye kugira ngo nawe ukurikiye gusengerwa amateka yawe abashe guhinduka. Padiri we yaratubwiye ngo ni ugushakira Uwiteka mu mateka yawe, gushakira Uwiteka mu mateka yawe. Uraho ma makuru yanyu, tuguhaye ikaze. Watangira wibwira abadukurikiye amazina yawe naho usengera? Murakoze. Nitwa Mukanyirabazi ushaka Solange. Umubyeyi Yesu yagiriye ubuntu. Naturutse mu karere ka Bugesera. Nsengera mu itorero ry'Abangirikani. Nkunda gusenga. Akunda n'umurimo w'Imana. Imana ishimwe. Nkaba naje ahangaha gutanga ubuhamya bwanjye bw'ubuzima nanyuzemo. Ibirenze ibyo ngibyo Imana iduha umugisha. Imana iguha umugisha kandi turakwakiriye n'umutima ukunze. Nkunda kubwira abantu ngo iyo Imana irindiye umuntu ku munsi haba hari icyo iteganyije. Umunsi urashira, buri uyu munsi yushize ubu hano amasaha ageze, umunsi uri kujyana n'ibyawo. Hari uduhene twapfuye, hari uduka twapfuye, hari abantu bapfuye batandukanye. Hanyuma ikimenyetso cy'uko Imana izagira neza umuntu umuntu aca mu mibabaro, Imana ikayimurindiramo. Umuntu agaca mu bigeragezo bitandukanye, Imana ikabimurindiramo. Umuntu agakora mu miryango ikakaye, Imana ikabimurindiramo. Yewe wacu umaze kutubwiriza mu kanya yatubwiye ngo amahembe, ariko Imana yamurindiyemo. Nawe turakwakiriye, reka dutange dusenga Imana twinjira mu buhamya. Hajya hamwe ngo witwa nde? Mukanyirabazi ushaka Solange. Ndifatira Solange. Ndifatira Solange niryo riraza vuba. Solange rero turakwakiriye. Umuntu wese ukurikiye gusengerwa ndagira ngo nkurarikire gukurikira Solange ku buhamya bwe buzamara buri mu byiciro bitandukanye, ntabwo ari icyiciro kimwe gusa. Afite ubuhamya buzamara igihe kirekire butambuka kuri gusengerwa, bushaka kumasha gutambuka wa gatatu, ushobora gutambuka wa kane. Nkurarikire wowe uri muri Amerika ukunda ubuhamya, wowe uri mu Rwanda, wowe uri mu Dubai, wowe uri mu Bufaransa, ndetse abari mu Budage, abadukurikiye ku migabane itandukanye y'isi, mwese tubahaye ikaze. Inshuti za gusengerwa kugira ngo mwongere musubizwemo imbaraga, mukurikire ubuhamya aho Yesu avana umuntu we kandi uburyo Yesu agenda yimana umuntu. Reka dutange dusenga Imana. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ko nta jambo na rimwe ujya uvuga ngo rihere, tugushimiye ko uri Imana itabara, tugushimiye ko nta ari wowe uruhura abarushe n'abaremerewe. Mwami, ntacyo twakora, nta nicyo twavuga tutagufite, ariko tugufite dufite byose. Tugufite nk'umutabazi, tugufite nk'umunyembaraga. Twakire mushiki wacu
waturutse muri Anglikani kugira ngo imbaraga z'Imana zimubeho, ubwiza bw'Imana bumugote. Aha agiye gutambutsa ubuhamya, avuga wamuvanye, avuga ibyo wamukoreye, avuga mwami ubuzima yakuriyemo bumeze bukomeye bukakaye, ariko ukabana nawe. Turavuze ngo imbaraga z'Imana ziganze kuri we. Reka umuntu wese uzuba ubuhamya azahemburwe n'ijambo, azahemburwe n'ubuhamya, kandi umuntu wese uzakurikirana ubuhamya umutima we uzahinduke, kandi azamenye ko nyuma y'imibabaro hari ubundi buzima ujya utaka umuntu, azamenye ko nyuma y'imibabaro hariho kongera kubaho. Mushime kuri Imana kumwe natwe, mubere Imana umushime muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Sura turakwakiriye hano kuri gusengerwa, ngaho tangira ubuhamya bwawe, aho umwuka w'Imana akushoboza, aho mva utangirira ni karibu. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Ubuhamya bwanjye ndabutangira ku buzima navutse ndimo. Navutse mu muryango w'abana 9. Ngiye mvuka n'umwana wa 5. Ariko ubuzima navukiyemo nabugeze bumbera bwiza. Ubuzima navukiyemo bwaranshanze, buranshankaye, ngerageza no kuba nakiyahura, ariko Imana ikomeza ikamagararaho. Nshima Imana rero ko yakomeje kundindira mu buntu bwayo. Nshima Imana ko yakomeje kumpagaraho nubwo ntari nkijijwe ku buryo buri wese abibonaga, ariko nshima Imana ko yangize icyo yagambiriye ku buzima bwanjye. Muri abo bana 9, umusaza wanjye basabanye twavukanye, bamwe barashatse, nanjye bamwe ko njya gushaka. Maje kujya gushaka biranga. Majije kwanga nagiyeyo n'ubundi nsenga, ariko ntasenga cyane bihambaye. Cyokora maje kugerayo mbona ko nta kindi kizarangiza ibibazo byanjye uretse gusenga. Naragiye maranye n'umugabo ibyumweru 2, njya gusengera ahantu hamwe mu itorero rimwe. Haza umuhanuzi w'Imana yaraturutse i Kigali, arangije araza aravuga ngo ese hano haba harimo umuntu ushobora kuba yarishingiye. Ndahaguruka, majije guhaguruka ndagenda. Hari igiseke bajyaga bashyiramo ibyifuzo. Njye rero nashyizemo icyifuzo ko Imana yama umwana. Majije kugerayo, arangije arahaguruka. Amaje guhaguruka arambwira ati ngwino hangaha. Ndagenda, arangije arambwira ati ntabwo uyu nguyu ari umugabo nguhaye, ntabwo uyu nguyu ari umugabo Imana yaguhaye, ahubwo ni mwarimu wawe, ahubwo ufite gahunda yo kugira ngo wige kandi umenye. Ndavuga ni Imana, nta wundi ntegereje uretse wowe uzampagararaho. Haciyemo nk'amezi 3, ndongera nyine nsubira gusenga. Ubwo numvaga nyine gusenga ko ariko kuzarangiza ibibazo byanjye. Ndakomeza ndasenga, maje gusenga haciyemo nk'amezi 3 bishyira muri amezi 4 nyine mbaye umugore. Gihe kimaje kugera mbona ko kubyara byanze cyangwa ntari gusama. Ndongera nsubira gusenga, aho ngaho n'ubundi namanje kujya gusenga. Haza undi muhanuzi, arangije arambwira ngo Imana yamubwiye, kandi kuko ari yanamubwiye ngo sintegereze kuzabyara kuko nago ibyo nayikoreye ari byiza. Bishatse kuvuga ngo rero nimba hari icyo wavuganye n'Imana, gendera mu nzira ishatse, kuko nugendera ku ruhande nawe ntuzayitegereze. Noneho ikosa wari wakoze ushatse kugendera mu nzira ishatse, wari washatse mu nzira z'ibusamo, babyita guca ubusamo, kwishingira. Yego. Aha, gukomeza ntacyo. Noneho umuhanuzi nabwo araza, ubwo yari umuhanuzi nawe nawe wa 2. Arangije araza arambwira ngo ahangaha muri iki giseke washyizemo icyifuzo cyo ko Imana yaguha umwana. Ndavuga nti yego. Arangije arambaza ngo ese ko Imana yakubwiye ko uri ku ishuri umunyeshuri arabyara? Numva ni ibintu bincanze cyane. Ndavuga ni Imana, ni wowe ufite uko wangenzereza. Umuhanuzi yarari mu mwuka pe, ntabwo yari yavangiwe. Arangije arambwira ngo Imana yambwiye nkubwire ngo ntutegereze kubyara kuko uri ku ishuri, ahubwo iga neza kuko igihe cya stage kiraje. Nta kindi kintu nakoze. Naravuze ni Imana uzabigenza uko ushaka,
uzanyunza mu nzira ugomba kubona nanyuramo kandi inogeye iharuye kuko ni wowe ubizi ko uzabigenza. Igihe cyarageze kimajije kugera, umugabo tumaranye umwaka urengaho hafi ukwezi, Imana iza kumwishurira ibanga rikomeye. Irangije irambwira ngo nakubwiye ko uyu mugabo mutazabana, igihe kirageze kugira ngo mutandukane kuko wicaye mu mwanya utari uwawe. Ndavuga nti mva Mana uzame kuzarangiza urugendo amahoro, ariko muri icyo gihe nyine nari ndimo nsenga cyangwa se ndimo mbana n'umugabo, nagiye ngira umwanya wo gusenga nkahura n'abahanuzi bakambwira, nkumva nizereye nyine muri ibyo ngibyo Imana yambwiye. Imana ikajya imbwira ngo umwana wanjye nzabana nawe, Imana ikajya imbwira ngo umwana wanjye nzakubyibushya ntago naho zengana gutya, Imana ikambwira ngo umwana wanjye nzaguhindura amateka, Imana ikambwira tumva mwana wanjye nzagutambagiza, Imana ikambwira tumva mwana wanjye nje guhindura ibintu byinshi cyane mu muryango wanyu, Imana ikambwira tumva mwana wanjye hari ibintu byinshi cyane nje gukuraho ku buzima bwawe, Imana ikambwira tumva mwana wanjye nje gukuraho karande, Imana ikambwira tumva mwana wanjye mpinduye ibintu byinshi cyane mu muryango wanyu, Imana ikambwira tumva mwana wanjye nje guhindura amateka, abantu bose bazajya bakureba bumirwe. Ndavuga nti mva Mana ni wowe ukwiriye kumpagararaho kuko njyewe nta kintu nabasha kwishoboza nk'umwana w'umuntu, ndakwinginze kugira ngo uzubane nanjye. Igihe cyarageze wa mwaka n'amezi 3 Imana yambwiye, bimaje kurangira umugabo aragenda. Umugabo yagiye umaranye umwaka n'amezi 3. Noneho igihe kimajije kugera, ndavuga nti Mana kubera ko ubisoje akaba agiye, noneho nyambika imbaraga zo kugukunda no kugukorera by'ukuri, mve mu nzira mbi nagenderagamo, wowe unyobore inzira yawe, unyobere mu nzira wumva ushaka, kuko njye nindamuka niyoboye ndibuze kuza kuyoba. Igihe cyarageze amaze iminsi 2 agiye, tumaje gutandukana yagiye, ndavuga nti nta kundi kuntu ngomba kubigenza, nafashe umwanzuro ndagenda ngi wacu mu rugo. Kavukire yanjye mu rugo ni Ibyumba mu karere ka Gicumbi. Ndaragiye majije kugenda, abantu bakunze kugenda ubutayu, hariho umusozi witwa Kadeshi. Naragenda senga, Kadeshi turahoze kurutaraza. Naragenda senga, majije gusenga Imana impamera amasezerano meza kandi menshi. Irangije irambwira ati mwana wanjye nje kuguhoza amarira, irangije kandi irambwira tumva mwana wanjye nje kugutambagiza, irangije irambwira ati ibintu byinshi watekereza ko bidashobora kubaho ndaje mbigushoboze kandi nzabana nawe. Bishatse kuvuga ngo niri sezerano ryo kuza muri studio nari ndifite. Mu minsi yashize Imana yarambwiye ngo ninitegure kugenda, ntekereza inzira nzanyuramo zo kugenda biranshanga ngiye. Ndangije rero narasenze, maje gusenga nahamaze ibyumweru 2. Maje kwamara ibyumweru 2, Imana ituma umukozi wayo aturutse mu karere ka Muhanga, irangije imuha ibyanjye abinzanira ku musozi. Naratashye njya mu rugo, marayo igihe kingana n'amezi 6. Maje kumarayo igihe kingana n'amezi 6, Imana ikagenda ituma abantu ngo nibaze bambwire. Irangije ikajya batuma ngo ningende aho nasebeye niyo izanteturira, aho yansebereje ntibizantabarira. Nakundi nagombaga kubigenza, darongeye nsubira mu karere ka Bugesera kuko n'ubundi niho nari narashakiye. Ubwo niho ubuzima bwanjye buri aya masaha. Wasubiye ako ahantu wasebeye, urungiye ujya guturayo? Yego. Ariko ntabwo wari ugiye kuri wa mugabo? Oya, ntabwo ariho nari ngiye. Ubu uribana? Ndibana. Shukuru Imana mwiza. Hanyuma ibijyanye no gusura mu murimo w'Imana se byo sora, wasubiye umurimo w'Imana cyane wawusubiramo? Umurimo w'Imana nkurimo. Ubu ni nabwo nkurimo neza kurusha uko nari nkurimo cya gihe nyine. Warijyana na pasiteri wawe? Mbara na pasiteri wanjye. Ubona na pasiteri wawe nyine mubwira ko waraguye? Urakoze cyane. Hano gusengerwa twakira ubuhamya kandi ni nabyiza no gusobanukirwa, kuko abantu batanga ubuhamya baba bakeneye no kumenya ubabwira ubuhamya nimba warishingiye ukaza kuvayo. Iyo umuntu yishingiye ari umukristo
akishingira ari itorero ntiribyemera ntibishima ndetse na leta yacu leta y'igihugu cyacu ntabwo natwe tubyemera nk'abanyarwanda ntibyemera umuco w'abanyarwanda nuko abantu baca mu mategeko bakajya mu rukiko bagasezerana nibyo byemewe kwishingira ntabwo byemewe ari mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'amategeko ntibyemewe iyo umuntu yishingiye abazahora n'ingurane wowe udukurikiye uramenya utirwanirira iyo umuntu atanga ubuhamya hano kuri gusenga rwa tuba tugira ngo tubwire umuntu ubu rekambwira umuntu warimo waguze wenda nk'indobo waguze n'ibase wenda n'isafuriya n'amakanya nkangahe wari witeguye kugenda ku mugoroba ubu uretse ntugende kubera ko ushobora kugenda ukajyayo ibyo washakaga ntubibone ahubwo ukahahurira ngo ni mwarimu ariko no ndaza kubaza ubugeni mwarimu ushobora kugenda ukasanga uwo witaga kari umugabo ijuru ryamuhinduye mwarimu abarimu mutwumva nimujye ngo ni babandi bigisha secondaire na primaire ahubwo hari igihe Imana igushakira mwarimu akagutoza neza ikintu cyitwa ikigeragezo akajya yenyegeza bye kugeza igihe uzavuga ngo ngiye ku murongo hanyuma ibintu bakubwiraga ngo umugabo ni mwarimu yaje kuba mwarimu cyangwa ntabwo abaye mwarimu nkurikije uko nari meze muri icyo gihe nkatekereza naho ndi ubu ngubu ntekereza ko yabaye mwarimu kandi yabaye mwarimu wanjye mwiza pe ntacyo namushinja ntekereza ko aho nagera nkasanga hari ibibazo nka bya binini njyaga ngira nshobora guhumuriza uwo muntu nkamubwira nti ihangane bizarangira kandi bizanashira nkamuyoborera inzira yo gusenga kuko gusenga naje gusanga harimo inyungu nyinshi gusenga naje gusanga harimo amahoro gusenga naje gusanga harimo imyambaro gusenga naje gusanga harimo ibyo kurya gusenga naje gusanga ushobora gusenga wamara gusenga Imana kubera ko hari icyo yakugambiriyeho imiryango yarakuvuyeho kongera kugarukaho gusenga rero harimo ubujyanama bwinshi mu gusenga harimo abajyanama benshi cyane mu gusenga mbese iyo wegeranye n'Imana cyane Imana nta kitagukorera iyo wegeranye n'Imana cyane nta hantu Imana itagukura iyo wegeranye n'Imana cyane mbese ntawe itakwicaza kubera ko wegeranye n'Imana cyane njya mbyibuka umunsi umwe mbana n'umugabo igihe cyarageze kimajije kugera akajya agenda yamara kugenda yaza gutaka ariko ubundi iyo ureba ugasanga turaberanye nkavuga ni icyo nzi cyo nuko Imana yavuze ko uri umwarimu wanjye icyo nzi cyo nuko Imana yavuze ko uri mwarimu wanjye twaba tuberanye twaba tutaberanye njye Solange ntabwo bindeba icyo nzi cyo nuko Imana yavuze ko uri mwarimu wanjye nkavuga ni Imana ni wowe ukwiriye kuzarangiza urugendo amahoro uzame kugira ngo uzame diplome ifite amanota meza uza kuyigiraho nyine akandi kabazo k'amatsiko kucyari we wagiye ntugende wari umukubise kubera ko Imana yari yaravuze iyo Imana yavuze iba yavuze kandi iyo Imana yaje gutabara ntabwo niza kuntabara ntabwo izajya guhamagara ababyeyi banjye batuye ibyumba ngo ijye kubagisha inama ngo igende ngo babaze se kubera ko Solange ari umwana wanyu wa gatanu tugende tujye kumutabara oya ntabwo izagenda igiye kubabaza ahubwo kubera ko hari icyo yavuganye nanjye izaje kuntabara kandi niza kuntabara ntabwo izajya kuzenguruka igihugu cyose ngo ijye kukigisha inama ngo ibabwire ati se ngende njye gutabara Solange oya izaje kuntabara kubera ko yabivuganye nanjye bizaze bango rero igihe yari yarampaye cyari kirangiye cyari kirangiye igihe yari yarampaye cyagombaga kurangirana n'umwaka n'amezi 3 ntihigeze harengaho isaha n'imwe ntihigeze harengaho n'umunsi wa rimwe igihe nahagereye umwaka n'amezi 3 byaruzuye byuzuye ari kwa kabiri arangije aragenda ubwo ubuzima burakomeza shuti mukurikiye gusengarwa turi kuri kino gice cya mbere cy'ubuhamya bwa Solange ndagira ngo Solange utwemerere ugira inama muri kino cyiciro urangize manifuza ko ubuhamya umuntu agenda acamo cyangwa se amateka Imana yubakira umuntu
yo mu buzima acamo, aya mateka tugenda tuyigiramo ibintu byinshi, ukwihangana no kutirinda no kwirinda gukosa aho mugenzi wawe yasitariye. Ahantu mugenzi wawe yasitariye, iyo umuntu atanze ubuhamya uhita uvuga ngo ahangaha hari ikinogo kinini cyane, singoma nanjye kuhasitarira. Ni iyihe nama wagira umukobwa urambiwe ubuzima, cyangwa se waba ufite ubuzima nk'ubwo arimo, akaba arimo atekereza kuba yagenda kwishinya se kwicira, kuba yava umurimo w'Imana akava mu gakiza akabivamo akagenda, kuko urumva wabivuyemo wumva ko ugiye kubaka, ariko ibyo uko wabishakaga siko byagenze. Nubwo turi kwihuta cyane, ariko n'iki twirukansa ntagiye kwirukansa cyane gakeya, ni ngo wabivuyemo intego wari ufite kwari ukugira urugo nk'ababyeyi, si byo se? Wumva ngo ugiye kubaka, uvuga ati reka ngende nubake, nta mpamvu yo kuguma kuba umukobwa, niboneye umugabo reka ngende nubake. Ariko kubera ko wagiye ugaca mu nzira itari mu mugambi w'Imana, itari mu mugambi w'Imana, bihindutse iki? Bihindutse ishuri, bihindutse icyigisho. Ni iyihe nama wagira umwana w'umukobwa urambiwe ubuzima bitewe nuko nta kazi afite, nta muryango afite? Icyo ngicyo uraza kutubwira neza, unariyumvishije mu mwuka. Nta muryango afite, nta hepfo no haruguru, agahita avuga ngo inzira ndi kubona ya hafi nuko nakishingira. Ni iyihe nama wagira umwana w'umukobwa muri kino gihe? Inama nagira abana b'abakobwa ni ugusenga Imana, bakegerana n'Imana, kuko Imana niyo ifite urufunguzo rw'ibyawe. Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Nimba Imana yarakuremye ko ugomba no kuzagira urugo, ariko wowe wari kubireba ngo ubone ngo biracitse, ngo urebe ngo uvuge ngo nimba ngize imyaka 25 ngo ubu ngo mbese ubu ntangiye kubengwa, woya, ahubwo asenga Imana. Kuko si rimwe si kabiri twagiye tubona abantu bafite imyaka 40 bategereje mu Mana, kandi Imana ikabaha ingo nziza. Ejo utazamera nka Solange, ejo utazamera nka Solange ukagenda wamara kugerayo bakajya kugira kutaberanye nabo. Ejo utazamera nka Solange ukagenda wamara kugerayo kubyara bikanka ukavuga ati nyamazi yo menya. Ejo utazagenda ukamera nka Solange ukajya umara iminsi 2 utariye. Ejo utazagenda ukazamera nka Solange bajya kuguhahira bakaguhahira ibijumba bakavuga ngo nibyo uberanye nabyo. Ejo utazagenda ukamera nka Solange imyenda wajyanye akaba ari uzagarura. Ejo utazagenda ukamera nka Solange no kwambara urukweto ukajya wambara izo bakugabiye. Ejo utazagenda ukamera nka Solange ukazagenda ibintu bikagucanga. Ukazagenda ibintu bikagucanga. Ejo utazagenda ukamera nka Solange wamara kugira mu muryango ugiyemo kubera ko Imana itavuze, bakavuga ati ariko ubundi bajya gushaka uri umuntu wo kwa runaka abageni bari babuze, ariko nyamaza nawe uri umugeni w'umugeni wawe, ahubwo nuko wiciriye inzira. Bishaza vuga ngo rero mwa bakobwa mwe muri kunkurikira, muri kundeba, uri kunda mu muhanda bona ko ndi umubyeyi rwose ufite n'abana. Nta mwana nakuyeyo, sindabyara, ariko nzabyara. Kubera ko aricyo navuganye nayo, ntabwo ndi ingumba, witonde. Ariko ndagira nkubwire ngo injira mu gusenga neza. Umukobwa wagiye gusenga ukaba ari mu bintu by'Imana, ntabwo ajya gusura abasore. Umukobwa winjiye mu bintu byo gusenga ntabwo yirwa ateretanira kuri telefone, ahubwo asenga Imana, avuga ati Imana niwe ntegereje, niwe wagira ukungenza ukampindura amateka, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Nyamaze namaje kumenya neza ko iyo umuntu yasenze cyane agatitiriza Imana iminsi myinshi akayimara mu gusenga, Imana imukoreshereza ubukwe, ikamukoreshereza ubukwe ntakazagira, Imana ikitumira kubera ko hari cyo yavuganye nawe. Nyamaze namaje kumenya ko umuntu winjiye mu bintu byo gusenga neza umwanya munini akawuharira gusenga, namaje kumenya ko Imana iragenda ikamuha umugabo mwiza umukwiriye kandi umukunda, kubera ko yagendeye ku masezerano y'Imana. Nyamaze namaje kumenya yuko uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, uwo ngo Imana iramwemera. Yamara kumwemera ntabwo imwemeza abantu gusa, nahubwo naho atambagiye hose abantu bavuga ati nyamaze ura muntu yakoreye Imana.
izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Nyamaze namaje kumenya neza yuko umuntu wasenze Imana akabibamo, agakunda gusenga, agakunda ubutayu, agakunda kwiyiriza, agakunda kubana nayo, namaje kumenya neza yuko Imana ikwambika yuko atari uko wagiye kubisambanira. Amina. Ubuse ko muri kundeba muri kura mugasanga ndumukobwa mu cyangwa se umubyeyi mubi utabona abagabo bamutereta, ariko sibye ngibyo nagendeyemo. Oya, namaje kumenya ko gusenga Imana havamo ibintu byinshi cyane. Utazamonamo mu Bugesera, nta nzu mpagira, nta murima mpagira, ariko mbayeho kubw'Imana. Abakobwa rero munkurikiye, utazavuga ngo kubera ko narize maje kwiga none ndi kureba nkabona ibintu byanshanze jya gusenga. Birashoboka kuba ari Imana igutegerereje, ariko warangiza wowe ukirara. Birashoboka kuba Imana yaraguhaye umugabo warasenze, wamara kurugeramo ukirara. Birashoboka kuba warabwiye Imana ati Mana uzandinde kwibagirwa aho wankuye, umaje kugira mu rugo rwawe urangije uribagirwa. Ndagira nkubwire ngo ongera usubire gusenga, ko gusenga hari ubutabazi bwinshi cyane, kuko gusenga harimo ibintu byinshi cyane. Mu gusenga harimo imodoka, Imana yaguha imodoka yawe. Mu gusenga Imana yaguha amahoro mu rugo rwawe. Mu gusenga Imana yagutabara, ibintu byose ikabishyira ku murongo. Bishaza bango rero n'abasore, ntabwo ndibubwira abakobwa gusa, n'abasore ndagira mvugane n'abantu muri iyi minsi baravuga ngo kubera ko Imana yanyirase umuntu mu nzozi tuzabana. Ntabwo Imana ikweretse mu nzozi yose mwa muzabana. Oya, ahubwo senga Imana. Nimba Imana yamukweretse ukagira umuntu ukajya gusenga, Imana ikavuga ati nyamaze nuriya nawe ongera ibihe byo gusenga. Nimba wasenga 2 ku munsi wongeze usenge 4. Nimba wasenga 1 ku munsi usenge 6. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana izabana nawe. Bishaza ngo rero iki gihe tugezemo nicyo gusenga, iki gihe tugezemo nicyo kubana n'Imana, iki gihe tugezemo nicyo bango Mana ko wavuganye nanjye uzantabara ryari. Nigihe tugezemo cyo vango Mana wavuganye nanjye, ariko nanjye ndagutegereje. Tegereza ko umuntu arayakubwiye. Shiti zagusengarwa mudukurikiye, ubu buhamya ndumva burakomeye kandi burimo n'ubuhanuzi, burimo n'ijambo ry'Imana. Nusonga ku muvuga butumwa nakumvishije. Abantu mudukurikiye kuri gusengarwa, mubonye gusengarwa ruga mbere ukore subscribe, icya kabiri ufate link uyohereza umuntu ukunda mubwire ngo kurikira ijambo ry'Imana, twamamaze ijambo ry'Imana, twamamaze ubutumwa bwiza, tubwirize isi abantu bahinduke mu izina rya Yesu. Nikimana iturindiye, nikimana yandindiye, nicyo nawe ikurindiye. Ukabona ijambo ry'Imana rikugezeho, aha gukwiza ibihuha, kwiza ijambo ry'Imana, buri muntu wese amenye Imana ahinduke. Imana iguha umugisha. Turakomeje n'ubuhamya kandi inama urazigiriye abantu. Mpamya neza nk'uko nk'umuntu wari wamaze kugura indobo ateganya kugenda, ndahamya ko abiretse. Ubireke aho kugira ngo uzahure n'inkoni. Rindira ubw'Imana ikurindirije umunsi, ikurindiye ku munsi. Hariho umunsi w'amashimwe uzadutumira tugashyiramo amakote, umuntu akaza yaberewe na gusengarwa ikaza. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Tukaza tukavuga Imana, tugashima Imana. Ndakubwiye ngo komera mu izina rya Yesu Kristo, ukomere ku munsi mubi kandi iminsi ntabwo isa. Uyu munsi uri kurira, ejo uzishima. Uyu munsi waba uri kuburara, ejo uzarya. Haleluya. Uyu munsi waba ari kukwita amazina, ejo undi amazina azava. Ayiwe Imana. Uyu munsi waba urimo nta kazi ugira, ejo bundi uzagira akazi. Uyu munsi waba utari umuyobozi, ejo bundi uzayobora. Umva, mu gihe umwuka w'Imana kikubeshejeho ntutakaze ibyiringiro. Yesu Kristo uko yarari kera na n'uyu munsi ni kwari, kandi Imana ihagurukiza abantu bayo kugira ngo batangaze ubutumwa bwiza, batangaze n'amakuru. Nimba Imana ikurinze ikakurinda indwara z'ibyorezo zuzuye isi, ziwuzije abantu amahoro, ukaba uriho ugihumeka, Imana ikurindirije umunsi w'amashimwe, wowe ukora ikintu gikomeye, wirinde icyaha n'igisa nacyo.
ukunde gusenga usubire ku muhamagaro aho wahamagara uhasubire ukunde gusenga no kubana n'Imana amateka azahinduka ndi umuhanuzi bumwe nkubwire ngo amateka azahinduka ku buzima bwawe ntiwikire inzira mu izina rya Yesu usiko mfashijwe Imana ishimwe umva amateka ufite mabi azahinduka turagarutse karame ubu ruvuyemo ubu subiye Bugesera ubu uri Bugesera turakomeje ubuhamya rero turakomeje nyine ndi Bugesera Imana yanyoherejeyo imaje kunyoherezayo irambwira ngo izabana nanjye nukuri ndi kumwe nayo Imana yacu nishyirwe hejuru bishatse kuvuga ngo rero Imana iyo yaje iba yaje nta uyisubiza inyuma kandi iyo yaje kubana n'umwana w'umuntu cyangwa se iyo wayemereye kugira ngo ibane nawe ntabwo izareba mu muryango uvukamo oya ntabwo izareba ko warezwe n'ibivuzo nyanagenderwa n'ibivuzo iwacu tukarerwa n'ibivuzo kugira ngo biryohe neza tukabiteka ibivuzo ni biki ibivuzo ibiteri kugira ngo mubyumve neza ivuzo ni bimwe bituruka ku masaka ku mbetezi cyangwa nizo mbetezi munsi y'ikigage biva mu kigage ni ikigage bavamyemo ikigage hagasigara bya bintu bye okay ubwo rero bishatse kuvuga ngo iyi Imana yaje kubana nawe cyangwa se iyo yashatse kugira ngo iture muri wowe ntabwo izarebera ku mazina witwa cyangwa se iwanyu bakwise nta nubwo izigera igendera ku by'iwanyu bakuvuzeho nta nubwo izagendera kuri karande z'iwanyu bagiye bagushyiraho nta nubwo izigera igendera iwanyu aho mutuye woya ntabwo ari ikintu kizagenderaho izagutabara kubera ko yabivuze izagutabara kubera ko yashatse kugira ngo uzabe icyuri cyo izagutabara kubera ko nubundi izakugira ukomeye mu gihe cyayo cyangwa se yaryeye izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ntabwo ubuhamya bwanjye rero naburangiza ntavuze umumama twabanye mu Ruhengeri ntabwo ndibuze kuza kumuvuga mu izina nawe aranzi twarabanye nkora akazi ko mu rugo turabana ambere umubyeyi mwiza tubana mvuye mu kabari twabanye mvuye mu kabari twabanye mvuye mu kabari tubana mvuye mu gukora mu kabari murabizi namwe ibera mu kabari murabizi Imana ingirira neza mbana n'umubyeyi wankundaga cyane nkora akazi ko mu rugo turabana anyura mu nzira yo gusenga uku kose mumbona nukubera uwo mubyeyi Imana imuha umugisha twarabanye abo mujyanama wanjye bimwe akabimbwira simbyumve ariko nyamaze igihe cyarageze nza kubibona nza kubibona nza kubona ndavuga nyamaza iyo nza kumwumvira cya gihe ibintu biba byaragenze neza majije kuvayo byabaye ngombwa ndongera njya gukora handi hano i Kigali nago byabaye ubuzima bwiza ho majije kuvayo ndongera nsubira mu rugo maje gusubira mu rugo niko guhita njya gushaka nyine ibyo byose biraza binyubararaho byose bishatse kuvuga ngo rero muri aka kanya muntu wamenye Imana ikaba yaravuganye nawe ukaba warumvisha imvugo yayo ukabuza ukuntu Imana ikora ukabuza ukuntu Imana itabara ukabuza ukuntu Imana iyo yaguhagazeho nta mwana w'umuntu wagukuraho yaguhagaritse ukabuzi neza ko gusenga harimo ibintu byinshi cyane garukira aho ngaho wari ugeze umenya yuko gusenga harimo ubutunzi bwinshi cyane namaje kumenya ko mu gusenga harimo ibintu byinshi cyane ababyeyi bacu batadukorera mu gusenga harimo ubutunzi bwinshi cyane Imana yaguha gutunga ababyeyi bawe batagwamo nk'umugabane izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro njyewe njya nkunda kubwira abantu ngo Imana nararebye nsanga ntawe nayigereranya nawe kandi koko nta nawe Imana urarwara wamara kurwara ukajya kwa muganga wamara kujya kwa muganga ukagerayo kubera ko hari icyo ishaka kugira ngo izagukorere ukagenda wamara kugerayo indwara bakayibura ejo wazamuka umuzo bati Uwiteka wenda gutabaje nta wundi wakundengera ni wowe wamara kugerayo Imana ati mu bumana bwanjye ndagutabaye kandi ndagukijije nta kiguzi uyihaye
ubwo se muri kumva iyo Mana umuntu yayigiranya n'iki? Bishatse avuga ngo rero mureke uyu mwami tumunambeho tumugumeho kuko niwe ufite urufunguzo rw'ibyacu. Iyi Mana yakwanitse nta mwana w'umuntu wakwanura. Ntabwo Satani ariwe wanika wenyine, oya n'Imana irakwanika kugira ngo n'ubundi ikubone mu mwanya akagombye kuba yakakubonamo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bishatse kuvuga ngo rero wa mubyeyi we uri mu rugo rwawe uvuga ati ibintu birakomeye, Mana bimeze bite? Mbese uri kubona byagucanze, uri kubona inzira zose zifunze? Ntabwo zifunze, ahubwo we fata umwanzuro. Ufata umwanzuro wo gusenga, ufata umwanzuro wo kwegerana n'Imana, ufata umwanzuro wo kuba mu rusengero, ufata umwanzuro wo kuva mu ibyo ngibyo urimo. Ntabwo kuvuga ngo waca inyuma y'umugabo wawe, ntabwo aribyo bizarangiza ibibazo ufite. Uri kubona guca inyuma y'umugabo wawe aribyo byatuma aguha amahoro? Uri kubona guca inyuma y'umugabo wawe, uri kubona ibyo byatuma wubaka? Uri kubona ko waca inyuma y'umugabo wawe, uri kubona ibyo byatuma kugaragariza umushahara yakoreye? Woya, jya gusenga Imana, niyo yagira uko ibigenza. Uri kubona ibyo urimo cyangwa se ibyo uri gukora aribyo byakugaragariza imitungo umugabo wawe afite? Uri kubona ibyo urimo aribyo byatuma umenya imitungo umugabo afite iwaba havuka? Woya, senga Imana. Nyamaze nusenga Imana igihe kizagera, kubera ko wakunze kuba imbere y'Imana. Azakubwira utigeze unamubaza, azakubwira utigeze unamubaza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bishatse kuvuga ngo rero mwababyeyi mwe munkurikiranye, mwabagabo mwe munkurikiranye, mwabasore mwe munkurikiranye, ndagira ngo mabwire ngo nta Imana itakura umuntu, nta naho itamushyira, nta naho itagira ute, nta naho itamushyira. Bishatse kuvuga ngo rero nimwegerane n'Imana, mube mu butayu mukunde gusenga. Sinkubwiye ngo uzamuke imisozi, wakica no mu nzi wawe ugahamagara Imana ikazi kabana nawe. Sinkubwiye ngo wirwe uri kugenda, woya icara naho ngaho uri, Imana irahagusanga ubane nayo. Imana ikomeze kubagirira neza. Imana ikomeze kubana namwe. Igumugisha turakomeje kandi mu bigaragara abakurikiye gusengerwa kumwe kubyumva. Solange arimo arakomoraho ku buhamya butoya agakozaho gutya, hanyuma akagaruka agahanura. Hanyuma bibaho kandi namwihoreye kubera yuko ndimo numva ko harimo message. Arimo arakora ku buhamya ho gatoya, yakoze ku buhamya bwo kuntu yashatse, akora ku buhamya kuntu umugabo yamutaye, ntiyatubwiye ubuzima yahuye nabwo umugabo amaze kumuta, buryo umugabo utaye gasigara wenyine. Hari ubuzima umuntu acamo bukagukaranga, ubwo yabugurukize, yabusimbutse, yakoze mu kanya akoze ahantu mu kabari abarigendeye. Bigaragara Solange afite n'ibintu byinshi. Solange rero abantu bagukurikirane kuri gusengerwa, niba ari n'ubuhanuzi nabwo ubutanga, ntugusige rwose. Niba ari n'ibintu wogeze Solange, ndagira ngo umenyeshe ko ngo hari ubutabazi bw'Imana. Ushobora kutagira amahirwe yo kuza kubuvugira ahangaha nkanjye ahangaha ndi, ariko ndagira ngo umenyeshe ko iyicarire witurize, usenge, uhamagara Imana. Nyuma yo kurira hari uguseka. Ndagira ngo mvugane nawe wa mubyeyi we wari wazinze imyenda wumva ko ugiye kugenda. Kugenda ntabwo ari umuti w'ikibazo, cyane ko nubwo ugiye kugenda ubifiteho amakuru. Tegerereza aho ngaho, kuko aho ngaho uri ku ishuri. Nuva muri karase se uri kubona indi karase uzayikura hehe? Hama aho ngaho ubutabazi bw'Imana buri aho ngaho. Ndagira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga. Ubuhamya bwa Solange burimo ndetse n'ijambo ry'Imana n'imuguru ndetse n'inama. Abakurikiye gusengerwa ndagira nkubwire ko nta hantu Imana itakura umuntu. Uyu munsi kuba warakure muri abuzima, ugakora mu kazi ko mu rugo, ugakura mu buzima bwo mu kabari, ugakura akavuga ateka nicira inzira, ukicira ukishingira, korana bivuyemo. Ariko uyu munsi Imana ishimwe ko Imana yaguhaye kujya mu murongo muzima, kandi uyu munsi ukaba uri umubyeyi uri kwamamaza Imana, ubwira abantu ko kwicira inzira nta nyungu zirimo. Intego y'ubuhamya ni ukukumenyesha ko kwicira inzira nta nyungu
irimo n'uwicira inzira uzaba utakaje umwanya, niwicira inzira kandi uzaba wirwaniriye, niwicira inzira kandi uzahura n'ibikwigisha. Imana ikurinde guhura n'ibikwigisha. Hagarara ku kigeragezo, uhagarare ushimame. Hari uwavuze ngo shimama ucipange sawa sawa. Hagarara uhagarare na Yesu, uhagarare neza kugeza igihe Imana izakuvana mu butayu igahindura amateka. Solange uyu munsi yiyemeje guhagarara neza kandi uraburara? Oya, nsa n'umuntu uburara. Surya ndarya. Ejo uzatubwira n'ibyo Imana ibyo gukora. Imana izakugira neza? Oya, izangirira neza kubera ko ntacyo yavuze cyane. Amaboko ari mazima. Ukabugenda. Imana ikurinze ikabikurinda mu gihugu. Imana izakugira neza. Izangirira neza. Umukurinda kumesha ko Imana izakugira neza. Ntago izabura ahantu icaye kugira neza. Kandi ubundi ntacyo ubaye. Hari uwacu ngo ntacyo bintwaye. Cyonzi neza. Yesu nahinduka. Ntacyo bigutwaye kuko uyu munsi uracyariho urashima Imana. Ndagira ngo nubundi dusabe Solange asenga ngira abo umuntu warudukurikiye anasengera abana n'abakobwa bari biteguye umuntu witeguye gutwara ibasengwa agende yishingiye bitewe n'iminsi, anahumuriza unasengera abantu ubasaba Imana ibahe imbaraga zo gukomera ku munsi mubi. Hari umunsi ugize umuntu akarambirwa, ariko Imana iha buri muntu wese imbaraga zo gukomera ku munsi mubi. Karibu gusenga Imana. Mana turagushimiye, tugushimiye kuri umurengezi mwiza, uri umutabazi wabanye natwe, waraturengeye utuberaho imiryango yacu itabasha kuba, waraturengeye utuberaho abagabo bacu batabasha kuba, waraturengeye murengezi w'ubugingo bwacu, imbaraga zacu zari zirangiriye zawe ariho zitangirira, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Murengezi w'ubugingo bwacu rero, aya masaha turakwiyaragije, aya masaha turakwiyambaje kugira ngo urukuzubane natwe. Abagabo bari imbere yawe, ababyeyi bari imbere yawe, abana batoya bari imbere yawe, abakobwa ni wowe kubarengera, abasore ni wowe kubitaho. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Murengezi w'ubugingo bwacu, ni wowe wahindura amateka ku buzima bwacu. Turakwinginze kugira ngo ukomeze kubana natwe. Murengezi w'ubugingo bwacu, erega ni wowe twiringiye, erega ni wowe twizeye, ni wowe wagira ibyo uhindura, ni wowe waduhindura amateka. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Aya masaha rero twavugaga inzira watunyujijemo, aya masaha twavugaga imirimo n'ibitangazo wakoze hagati muri twebwe, aya masaha twavugaga ukuntu wabanye natwe, aya masaha twavugaga ukuntu waturwaniye intambara tuzi ndetse n'izo tutazi, aya masaha twavugaga ukuntu waturwaniriye cyane. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Murengezi w'imbabazi rero, aya masaha reka uhindure cyane, reka uhindure ibyanze guhinduka. Twamaje kumenya ko ari weho wubaka, twamaje kumenya ko ari wowe utanga urubyaro, twamaje kumenya ko ari wowe utanga amahoro mu ngo, twamaje kumenya ko ari wowe ujya ugamburiza imigambi y'ababi, twamaje kumenya ko ari wowe ujya ukiza indwara, twamaje kumenya Kristo ko ari wowe ujya ushyiraho urukingo. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Murengezi w'ubugingo bwacu rero, ngwino ukingira abafite indwara mu izina ryawe Yesu Kristo. Niwe wakingira abafite kanseri, niwe wakingira abafite sida, niwe wakingira abafite indwara zabayobeye. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Twamaje kumenya neza yuko abaganga babuze igisubizo, wowe igisubizo urakibona, kandi igisubizo watanze nta mwana w'umuntu wagihindura, kandi igisubizo watanze murengezi w'ubugingo bwacu nta mwana w'umuntu wagihagararaho ngo avuge ngo iki ngiki ntabwo ari cyo. Twarakubonye wubaka, ufite abasore beza, ufite abakobwa beza. Murengezi w'ubugingo bwacu, ufite abasore bagukoreye, ufite abakobwa bagukoreye. Murengezi w'ubugingo bwacu, hari abagukeneye, hari abazamutse imisozi, hari abagenza ubutayu, hari abaraye mu mazi baguhamagara. Murengezi w'ubugingo bwacu, ndakwinginze kugira ngo uhagarare mu kwizera kwabo, urukuzubane nabo mu izina ryawe Yesu Kristo. Twarakubonye utanga akazi. Murengezi w'ubugingo bwacu, ndakwinginze kugira ngo ukomeze kubarwanirira, barwanire intambara baresha amaso yabo ndetse n'izo batareba, kugira ngo murengezi w'ubugingo bwacu bicare ku ntebe bagomba kwicaraho mu izina ryawe Yesu Kristo. Erega uri umutabazi ndetse uri rurangiza rwa burundu. Murengezi w'ubugingo bwacu, wagiye udukura mu mfu zitandukanye, imfuka zitujaburamo,
tukabibona murengeza ubugingo bwacu. Ibyo ngibyo wakoze rero murengeza ubugingo bwacu, gutanga akazi ntabwo aribyo byakunanira. Mana turasenze kugira ngo witamurure murengezi w'imbabazi. Hari abakeneye akazi, hari abakeneye gutunga imiryango yabo ari uko babonye akazi, hari abakeneye murengezi ubugingo bwacu ko bahindurirwa imibereho kubera ko bafite akazi. Akazi uragafite rero, turakwinginze kugira ngo ubohoze ibyabo mu izina ryawe Yesu Kristo. Reka ubohoze Kristo akazi k'abakobwa, reka ubohoze akazi k'abagabo murengezi ubugingo bwacu, reka ubohoze akazi k'ababyeyi, reka ubohoze akazi k'abasore mu izina ryawe Yesu Kristo. Murengezi ubugingo bwacu bazamutse imisozi, urangije ubasezeranya yuko uzabaha akazi. Murengezi ubugingo bwacu ibyo basabye barabikoze. Murengezi ubugingo bwacu inzira babwiye kunyuramo bazinyuzemo, barakurindiriye. Aya masaha turakwinginze kugira ngo ukomeze kubarwanirira. Dusengeye n'abari kwa muganga bose, urabaza urabasobanukiwe. Murengezi ubugingo bwacu no kugenda ukabakiza, no kugenda ukabagendamo, izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Murengezi ubugingo bwacu reka uhindure ibyanze guhinduka ku buzima bwabo kubera ko hari icyo wabavuzeho. Murengezi ubugingo bwacu turakwinginze kugira ngo aya masaha ayiwe Kristo utwari ifoto murengezi ubugingo bwacu, ugenda ubasanga bakora ibyo ugomba kubakorera kubera ko bamaje kumenya kutabarengera nta wundi wabarengera. Murengezi w'imbabazi rero turakwinginze kugira ngo aya masaha reka uhindure ibyanze guhinduka, nta wundi twizeye uretse wowe. Murengezi ubugingo bwacu twamaje kumenya yuko nuza uzaza kumugaragara izuba riva, kandi nuza gutabara umuntu ntabwo uzagenda wihishahisha, kandi nuza gutabara umuntu murengezi ubugingo bwacu ntabwo uzarindira yuko isaha ya nijoro izagera, woya no kumanwa uratabara. Murengezi ubugingo bwacu birashoboka kuba uyu munsi wa none wajya gutabara ababyeyi, birashoboka kuba uyu munsi wa none wajya gutabara abagabo, izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Murengezi ubugingo bwacu rero nsengeye ababyeyi bari mu ngo zabo batagira abana. Murengezi ubugingo bwacu amaraso yabageze kwa Sara akora imirimo n'ibitangaza, erega ni wowe utanga urubyaro. Kandi murengezi ubugingo bwacu turakwinginze kugira ngo wavuganye nawe ayiwe ubisoreze kwibahisha kubera kuri Imana yacu bwite. Mana turasenze twari imbere yawe, turakwinginze kugira ngo buri mumwe wese ukomeze kumwambika imbaraga kandi ukomeze kumurwanirira, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana dusengeye umurimo wawe, umurimo wawe nuhagarareho mu izina ryawe Yesu. Reka wongere ubaka umurimo wawe, umurimo wawe warasenyutse. Turakwinginze kugira ngo wongere kugarura abagukunda n'abagukorera, turakwinginze kugira ngo wongere kugarura abaririmbyi murengezi ubugingo bwacu, turakwinginze kugira ngo nukuri wongere kugarura abavuga butumwa, turakwinginze kugira ngo wongere kugarura wera w'Israeli abadiyakoni, turakwinginze kugira ngo wongere kugarura abagenama mu nzu yawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Eregura igitangaza ayiwe Kristo, turakwinginze kugira ngo ukomeze kubana nabo wera w'Israeli. Turakwinginze kugira ngo ukomeze kuduhagararaho kubera ko bivuganye natwe, ngo ukomeze kutugirira neza mu izina ryawe Yesu Kristo. Tukweretse gahunda zose zirabera ahantu, turakwinginze kugira ngo wera w'Israeli uzuzihagararemo kubera ko Imana yacu bwite, ngo ukomeze kutubera amaso kuko twebwe nta kintu kabasha gushoboza turi kumwe nawe, ngo ukomeze kutugira neza mu izina rya Yesu, amen. Imana ibamugisha kandi sanze Imana ibamugisha shuti mwari mudufite ndahamya ko umuntu wese ahengutse hamwe nakagaruka, kandi dushimwe n'abantu badukurikiye kuri Gusengerwa mwese. Imana ibamugisha. Bye bye bye.